cyagihe na nubu nazagutererana ubwo atagusize cyagihe na nubu nazagutererana Yesu we nakangwa ntabiracitse oya ijambo ngo ntibishoboka ntirigeriwe none niki kiguhagaritse umutima umva ubwo atagusize cyagihe na nubu ntazagutererana ubwo atagusize cyagihe na none ntizagutererana Yesu we nakangwa nabiracitse oya ijambo ngo ntibishoboka ntirigeriwe Yesu we nakanyine ikintu usabye irakigwa buko ngo nta mwana wasaba Imana umugati gimuhereza ibuye iyo wizeye Imana buri bundi gatire n'abana b'Imana namumva zo kuvuga ngo waburi umwana uko kwatira abana b'Imana kuko atamye mu shusho yayo abana b'Imana impamvu iyo wayizeye uhamyanye n'umutima wawe neza ko wizeye Imana ikintu cyose uzabyira kiguhereza amen ni namwe twatangiye turi kuvuga ngo ubwo atagusize cyagihe na n'umuntu ntabwo yagutererana Imana ntabwo yakuje kugusiga kuko nyine yakuremye ibikunze igushiraho none akarusho iravuga ngo akatiramo umuntu ase natwe yo imenya ko izagusiga ikagutererana ntabwo ari kugusanisha nawe umuntu musana gumira nubwo utasubiza nzakomeza nkwizere na yindi Mana nzakorera na yindi Mana nzapfukamira ayo nubwo utasubiza nzakomeza nkwizere nubwo utasubiza nzakomeza nkwizere nubwo utasubiza twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amahoro y'Imana nabane namwe cyane reka dusuhuze bene data muri mu Rwanda mu mahanga hirya no hino kubumva ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda kuri kamera zandi umukristo cyangwa se YouTube channel ndi umukristo twongeye kubazanira wa mukobwa wa Pasteur Labani reka tumusabe abasuhuze mu izina rya Yesu ni karibu sohoza abana b'Imana Haleluya amen haleluya haleluya amen amen baje kubasuza mu izina rya Yesu Kristo amazina murayazi ni yayandi ni Esther dukunda ndabakunda kandi nishimiye no kubana namwe muri aka kanya amen kandi duhana umugisha amen amen ndabona ugarutse mu mavuta mashya cyane rwose uyu ni mukobwa wa Pastor Labani muzi mu gusenga kubitabazima kabazengereza ubwo rero nawe agarutse muri wa mwanya w'ijambo ry'Imana no kuramya Imana no guhimbaza nico kimuzanye ubwo rero n'umwana w'Imana ndagira ngo mubaze utubazo duke cyane nyuma yaho aririmbira Imana nyuma yaho atugezeho ijambo ry'Imana n'umuvuga butumwa n'umuririmbyi kandi cyakora n'umunyamasengesho ibindi nabyo bizagenda biza kubera Imana Esther umeze neza cyane umeze neza Imana ishimwe cyane yazakomeze kubana nawe ndabona ukeye usa neza rwose mu mutima no mu mubiri ndabona rwose ibintu bimeze neza cyane byose tubikesha Imana bimeze neza cyane rwose sibyo reka tugusabe usengere bene data bagiye kugukurikira kuri ndi umukristo karibu no gusenga reka dusenge data twese mwiza nibyo uri Imana nyamana uri Imana ihambaye urera kandi urakiranuka ushimwe kuri Imana yaturinze kuva igihe gitambutse ugera aka kanya
ishimwe kuri Imana ikiduhanze amaso ukaba utarigeze utureka kandi ngo unaduterane uhabwe icyubahiro tutaturi imbere zawe turabana bawe twakora byinshi twashikira ubwiza bwawe ariko wowe nk'Imana reka uzumane ukubane natwe utubabarire twese dutunganye udukore cyane igisa nacyo umugabo wose w'icyo duhanagure kuko uri Imana ihambaye komeza ubane natwe yibahije ku buzima bwacu Kristo mwiza ibintu tugiye gukora hano reka bibe byiza by'agaciro kandi bizagira akamaro ku bantu bari kubira ndetse no ku bantu bari bubyumve Kristo mwiza ro komeza ubane natwe ntudutererane aho kubana natwe kuri Imana nyamana Kristo mwiza umuntu agiye mu mwuka aravuga ngo tugufitanye twifuza undi murengezi Amen. Turagufite mu buzima bwacu namo tutifuza undi murengezi. Amen. Ubwo ngamba ngo zubane natwe rero ibyo dukora byose ubikomeza ubane natwe ibyo tugusaba byose ibyifuzo byacu ujye dushigikira nk'Imana utubashishe kuko uri Imana ihambaye. Amen. Komeza ubane natwe data mwiza twizere Yesu Kristo. Amen. Sawa urakoze cyane ko dusengera no gusengera bene data badukurikira kuri ndi umukristo amahoro y'Imana akomeze kubana nawe cyane ngiye mumva nobone ne Pasteur Rabani umushumba wanyu cyangwa se umukozi w'Imana cyangwa umwana w'Imana kuko byose birashoboka reka tubyireho duteze amatwi uri kwa muganga urwaye cyangwa se uri mu manza cyangwa uri mu bindi bibazo ndakubwira ngo humura no utarubo bwarakeye ubutarubo bwarakeye situation iyo wabwemo iyo ariyo yose menya ngo siko bizahora Uwiteka azaca kanzu igitondo kimwe nawe akuremere amashimwe Esther rero witeguye ute ejo kari umwaka w'amashuri cyangwa se itangira ry'amashuri igihembwe cya gatatu witeguye ute ukuntu niteguye umunsi w'ejo umunsi w'ejo ni umunsi wo kujya kwiga gutangira amasomo yanjye umunsi w'ejo ukuntu mbyiteguye rugenda ngashiraho itandukaniro by'ibyambere ndetse n'ibyubu nkahindura niba umwanya nari nabayeho nkawuhindura nkazamuka ngo ngire andi manota yere ngakora uko nshoboye cyane kugira ngo intego nihaye mu buzima bwanjye nyigereho yasaba harya wari wageze amanota ngahe kino gihembwe cya kabiri 65 wizeye kuzazana angahe rero n'igihembwe cya gatatu 70 haleluya wazazana se 95 cyangwa 8 kubera ko utashaka kuzana 98 kandi aba cyangwa se 100% nihe mpamvu utinye bande ku ishuri ugomba kwizera Imana ukorera Imana isumba byose ni igena byose Yobu 28 avuga ngo kuba witekane bwo bwenge kandi kuva mu byaniko kujijuka none wowe uri cyambere wubaha Imana indego zawe no gukorera Imana sadepani nacyo kikuzanye hano kuri kamera ndaguje hano kuri TV kugira ngo wiyerekane kuri umuhanga aho kuje hano kubw'icyubahiro cy'Imana sibyo none ngo 70 urambira impamvu 30 uyisize hehe niki kizatuma utagira 100%? Impamvu mvuze 70 nyine buri wese asaba bihuye nyine warasaba Imana ikagira igikora nyine ikareba ikavuga ngo bino byashoboka Imana niyigena ikintu kiragukwirira ushobora gusaba ya 90 kandi Imana iri guteganya kuzazana 80 ako nyine nubwo mvuze ngo 70 ngiye niyo nshingiyeho nkanjye yego ariko ngiye nzanakura cyane ngo ndeko 70 nana yarenza nkazamuka kuko nyine ngiye kwiga ngo ngiye kwicara ngo ndebere gucyo gusa ngiye kwiga nanjye nshiremo umwete kugira ngo nyine ibintu mvuze ibintu cyo gukora bigereho ndetse kandi n'Imana nayimfashije ndizera ko nzageraho kandi nkanayarenza amen amen kore niko kuri uzagere kiyo 70 ndetse unayirenze numva bizahesha tica wawe icyubahiro natwe ngababyeyi biduheshe icyubahiro sibyo ya none umaze kumbwira ingamba zo kugiye kwiga n'amanota uteganya kuzazana ku ishuri muri bagenzi bawe yenda kino gihe umaranye natwe cy'ibyumweru nga 2 yenda nabyo bitashize neza na yahe makuru uzabahereza kubatenda mu rugo se bamfashe gutya
byagenze gutya ni ngaye amakuru uzaganira n'abacuti bagenzi bawe kuko baba bahari. Barahari ntago babura. Yego. Ko amakuru nzabahereze nyine. Nzababwira ko nageze mu rugo ngasanga ibintu byarahindutse. Yego. Uko nabasize atari ko bari. Amen. Ngasanga nyine hari ibintu byinshi byongereye mu rugo. Icyo kintu nzababwira nyine. Yego. Ati rwose ndago bahugiye kuri Minerivare yanjye. Barayitanze kandi hari n'utundi twakoretse kubera Imana. Sabo rero abakunzi bacu kuri ndi umukristo n'abakunzi ba Labani bwite. Uyu ni umukobwa wanjye w'imvura. Ndashima Imana kuba hari mu minsi ngiye kandi kuba Imana aramumbaye. Turabishimira Imana cyane kandi tubyira n'abatarabyara bagitegereje tubabwire ngo ku Mana haracyari ibyiringiro, nabo Imana izabigenza neza. Imana izabigenza neza cyane. Rero tudatinze reka ngusabe muri zambano zawe uririmbira Imana n'indirimbo zawe uzisangize ku bakunzi bawe bandi umukristo, kuko barahari mu cya kiganiro twakoranye. Haraho zita Imana ishimwe umukobwa wa pastor n'umuvuga butumwa. Umwana agomba gusa na se umenyereza umwana inzira azanenza saza kiyirimo, ariko ikintu nababwira bana b'Imana kumumenyereza nisa. Ubundi ikintu ni byiza kumenyereza umwana, ariko ngiteka ryose njya nsenga ngavuga barimo baragenda mu byo banyumvise kandi bakabyigana, ni byiza. Ariko icyamba Imana rurema uko yangendereye akaba ari nako imugenderera. Bugacya mu itonda mbwira ngo papa Imana yansuye, yambaye misiyo, yambaye umuhamagaro, nakijijwe. Naho uyu nguyu uko mubona imbere yanjye cyangwa se imbere zanyu, yaravutse asanga ndi umurokore. Kuko yasanze mu rugo hari icyayi yafatiyeho. Ntabwo nzi ngo inzoga bimeze biti. Uyu rero nawe yati kuko yasanze papa atayinywa, twabye ati ku nzoga ni icyaha, zirayobya, zituma umuntu adahama neza n'Imana akagendane nayo neza, bahitemo kuzireka n'ibindi. Ariko mu by'ukuri ibyo ni byiza cyane. Kandi biri kintu nababwira abana b'Imana, umuntu wese akizwa ibyo yakoze. Icyamba rero igitondo kimwe Yesu akazamugenderera, nubwo arimo amagambo y'Imana ngira ngo murayumva, kandi yenda ashingiye n'imyaka afite nuko mubona yenda yakaba ari yakundi yitwara mu maso yanjye. Ariko nganya ndamutangira ubuhamya nk'umukobwa w'imyaka 18 19 ndamutangira ubuhamya rwose. Ibi rero ni kimwe mu bimenyetso binyereka ko yubaha Imana kandi akubaha n'ababyeyi. Ariko mukobwa wanjye ndagusabira cyane kugira ngo Yesu azakwihishurire, uzabona Imana irenze ya papa wawe, uzakorera Imana birenze papa wawe, uzahishurirwa n'Imana birenze papa wawe. Imana izaguha misiyo ngari hano ku isi ukorera Imana, kuko ndakintu cyiza cyane kiryoha ngo kuba ubuzima bwawe warabukoreshereje Imana. Gukorera Imana rero so gufata Bibiliya ngiye ufashe none ndabona wayibutse, noneho utawari wayibagiwe. Ni byiza cyane, ngira ngo wateguye n'ijambo uri butuganize, uri budusomere muri yo. Imana ni habe cyubahiro. Aburiya gukorera Imana no mu kazi uzagira mu myaka iri imbere, kwicara neza muri ofisi, kuvura neza, ugatanga serivisi neza, ubazagusanga ku murenge, mu karere ugatanga serivisi neza, ubazagusanga muri banke ugatanga serivisi neza, abakiruka bafata neza. Ibyo nabyo no gukorera iki Imana. Mwumvise ariko kuko ushobora kuvuga ubutumwa utafashe na Bibiliya, serivisi uhaye umuntu, uburyo aje akugana, uburyo umwakiriye, akagenda avuga ngo nabonye umukozi mu karere, nabonye sanze umukozi muri banke, jira wa banke yamfashije, yambaye serivisi naringeneye, ntabwo natinze. Aho hose no gukorera Imana. Nawe nyumva uhagararira urwego, ufite office ukoreramo, ufite ibyo ushinzwe no kubikora neza inshingano zawe, ubukoreye Imana cyane kandi
abantu bakagenda bagutangira buhamya bavuga ngo akagari kacu, umurenge wacu, akarere kacu dufite umuyobozi, banki yacu ya Sako ya Equity, banki yacu ya Ecobank n'izindi, bakavuga ngo dufite jera wa banki, dufite abantu bakorara kuri gishe. Iyo uhageze bakwakira neza bakakubwira neza, ibyo nabyo ni ugukorera Imana. Imana ikibarinda kandi itindane namwe cyane. Reka rengo wakire utangire uhimbaza Imana. Karibu rwose. Ubwo atagusize cya gihe na n'ubu nazagutererana, ubwo atagusize cya gihe na n'ubu nazagutererana, ubwo atagusize cya gihe na n'ubu nazagutererana. Yesu we nakangwa ntabiracitse oya, ijambo ngo ntibishoboka ntirigeriwe. Amen. None niki kiguhagaritse umutima umva, ubwo atagusize cya gihe na n'ubu ntazagutererana, ubwo atagusize cya gihe na none ntizagutererana. Amen. Yesu we nakangwa ntabiracitse oya, ijambo ngo ntibishoboka ntirigeriwe. Yesu we nakangwa ntabiracitse, ijambo ngo ntibishoboka ntirigeriwe. None niki kiguhagaritse umutima umva, ubwo atagusize cya gihe na n'ubu nazagutererana, ubwo atagusize mu burwayi na n'ubu nazagutererana, ubwo atagusize mu bibazo na n'ubu nazagutererana. Yesu we nakangwa ntabiracitse oya, ijambo ngo ntibishoboka ntirigeriwe. None niki kiguhagaritse umutima umva, ubwo atagusize cya gihe na n'ubu nazagutererana, ubwo atagusize cya gihe na n'ubu nazagutererana. Amen. Amen. Ubwo atagusize cya gihe ntagazigera n'ubu ntabwo azagutererana. Imana acishimwe cyane. Buriya ni ngihe message uri guhereza abantu mu iyo ndirimbo? Ndikubwira gamunga bitatu ushobora kuba guhereza abantu mu message. Yego. Ndikubwira wa muntu uri mu bitaro wihebye ufite ibibazo bikomeye, uri kureba hirya no hino agatera imibare akabona bya. Nari ndimo kukubaza yari message yari ya ndirimbo, tugere ibintu bitatu warimo gutanga message y'ubutumwa warashaka gukomeza abande. Karibu rwose tubwire message muri iriya ndirimbo ushaka gutanga. Abantu nashaka gukomeza niba abantu bafite ibibazo byananiranye, uburwayi bukabije, ndetse wa muntu wihebye cyane uri kubona nta nzira afite. Yego. Naje ahubwo nyine ngo niyihebe ubwo itigeze umusiga akiri mu nda mama we, akiri urusoro, nta n'ubu ntabwo yamusiga. Amen. Imana itarigeze imusiga akivuka, akubageza aka kanya ariho, ntabwo ari bwo igiye kumusiga. Nakuri. Niyo mpamvu nyine hano umwami yakomeje aravuga ngo Yesu ntabwo akangwa na biracitse, ijambo ngo ntabwo ntibishoboka ngo ntabwo rigeriwe. Nawe nukomeze kwiha ngo ntabwo bishoboka, ku Mana birashoboka. Kuri akana kimwe cyane niri Imana. Imana yo yaturemye nene dufiteho ububasha bwose. Amen. Rero nje kubwira nyine umuntu ufite ibibazo ubona ko byacitse byamurangiriyeho, ubone yihebe kuko ntabwo izigera imusiga. Imana iramufashe kandi iranamukomeje. Iko nokuri. Ntabwo yakigera guterera mu bibazo ufite kuko irakuzi kurusha uko wowe wiyizi. Hamwe ndi kuguhumuriza. Yego. Imana ntabwo yagutererana. Yego. Wowe icyo ufite ni ukuyizera gusa, ukayiringira, ukayikomeza, ukayegamizaho, ndetse akarutekereza ku manywa na nijoro, ukayizera yo yonyine. Ubundi ntabwo yagukoza n'isoni, ntabwo yagutererana.
Amen. Ujye nyine nashaka kwifuriza abantu muri iyi ndirimbo. Ya sawa Esther ku by'indirimbo maze kuririmba. Koko ngo ndabwo yadutererana, oya Imana ndi yabikora, yaturemeye kunezererwa, yaturemeye ubuzima kugira ngo tubeho kandi tuyishimire. None si waririmba kandi karirimbo kamwe n'indirimbo imwe kugira ngo abakunzi bacu n'umuntu bakumbuze ko uzongera kugaruka hano kera, kuko ugiye kujya ku ishuri ejo. Ubwo rero sawa azongera kugaruka hano kuri ndi umukristo nanone mu kiruhuko. Ubwo rero kabasangize indi ndirimbo imwe n'ijambo ry'Imana ducunguza uburyo umwete ubundi dukomeze. Nungiza ndakira numbuhora ndabohoka. Amen, amen, amen. Nungiza ndakira mwami we numbuhora ndabohoka. Nungiza ndakira numbuhora ndabohoka. Nungiza ndakira mwami we numbuhora ndabohoka. Amen. Numbuhora ndabohoka. Ni wowe manza amaso, byiringiro bidakoze isoni. Ni wowe manza amaso, byiringiro bidakoze isoni. Mwami wanjye Mana yanjye ni wowe wenyine nsenga. Mwami wanjye Mana yanjye ni wowe wenyine nsenga. Munduruye umutima, nta yindi mana n'imitsi. Haleluya. Nta yindi mana n'imitsi, nta yindi mana n'imitsi. Nta yindi mana n'imitsi, ni wowe manza amaso, byiringiro bidakoze isoni. Ni wowe manza amaso, byiringiro bidakoze isoni. Ni wowe manza amaso, byiringiro bidakoze isoni. Mwami wanjye Mana yanjye ni wowe wenyine nsenga. Mwami wanjye Mana yanjye ni wowe wenyine nsenga. Amen. Mwami wanjye Mana yanjye ni wowe wenyine nsenga. Mwami wanjye Mana yanjye ni wowe wenyine nsenga. Amen. Nta yindi mana nzakorera, nta yindi mana nzapfukamira. Nubwo utansubiza nzakomeza nkwizere. Nta yindi
mana nzakorera, nta yindi mana nzapfukamira, ntayo nubwo utansubiza nzakomeza nkwizere, nubwo utansubiza nzakomeza nkwizere, nubwo utansubiza mana we nzakomeza nkwizere, njye nubwo utansubiza nzakomeza nkwizere, mwami wanjye mana yanjye ni wowe wenyine nsenga, mwami wanjye mana yanjye ni wowe wenyine nsenga. Amen. Amen, amen, amen. Ugira icyo uvuga, ugira icyo mvugaho mwami, ugira icyo uvuga, ugira icyo mvugaho mwami, numvugaho rimwe ndahembuka, nuvuga ibyanjye biratungana, mwami we ugira icyo uvuga, ugira icyo mvugaho mwami, mwami wanjye we ugira icyo uvuga, ugira icyo mvugaho mwami, numvugaho rimwe ndahembuka, nuvuga ibyanjye biratungana, yewe numvugaho rimwe ndahembuka, rimwe gusa, nuvuga ibyanjye biratungana, ugira icyo uvuga, ugira icyo mvugaho mwami, haleluya, ugira icyo uvuga, ugira icyo mvugaho mwami, yewe numvugaho rimwe ndahembuka, Amen. nuvuga ibyanjye biratungana. Amen. Amen, amen. Urakoze cyane ku by'indirimbo nziza uririmbiye Imana kandi zikanyura amatwi yacu. Imana ikomeze gusesekaza amavuta n'ubuntu bwayo. Reka tukwakire mu kanya gato cy'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri kugufasha mu minota 5 yonyine gusa kubiri kugufasha. Nanone haleluya. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Amen. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Turarisanga hano mu gitabo cya Mariko. Mariko 11 turahera kuri 22. 20 haravuga na kabiri. 11 guhera kuri 22. Yego. Haravuga ngo Yesu arabasubiza ati, mwizere Imana, ndababwira ukuri yuko umuntu wese wambwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye n'umutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa yakibona. Nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishizeho umutima, mwizeye yuko mubihawe kandi muzabibona. Amen. 25 haratubwiye ngo kandi nimuhagarara musenga, hakaba hari umuntu wabagiriye nabi,
mubabarire kugira ngo so mu ijuru nawe abababarire ibyaha byanyu mwakira neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Hano 22 hatubwiye ngo Yesu arabasubiza ati mwizere Imana, ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira umusozi ati shinguka utabwe mu nyanja. Ino jambo ryaje rirabyuzuza neza ngo umuntu wese ahabwira umusozi ati shinguka aho uri utabwe mu nyanja. Ibyo ngibyo byakorwa upfa kuba wizeye. Amen. Iyo wizeye Imana nta cyakunanira. Iyo wizeye Imana byose birabyemera, byose birashoboka. Amen. Iyo wizeye Imana wakigereranya nande. Iyo wizeye Imana nta kibazo ufite, ikintu usabye irakiguha. Iyo wizeye Imana byose nyine ikintu usabye irakiguha uko ngo nta mwana wasaba Imana umugati gimuhereza ibuye. Iyo wizeye Imana rero buri bundi gaturi n'abana b'Imana. Namumva zo kuvuga ngo waburi umwana uko kwatira abana b'Imana kuko atamye mu shusho yayo. Abana b'Imana. Impamvu iyo wayizeye uhamyanya n'umutima wawe neza ko wizeye Imana, ikintu cyose usabye irakiguhereza. Amen. Ni namwe twatangiye turi kuvuga ngo ubwo atagusize cyagihe na n'umuntu ntabwo yagutererana. Imana ntabwo yakuje kugusiga kuko nyine yakuremye ibikunze igushiraho none akarusho iravuga ngo akatiramo umuntu ase natwe. Yo imenya ko izagusiga ikagutererana ntabwo ari kugusanisha nawe. Umuntu musa ntabwo wakifuza kumusiga. Niyo mpamvu natwe rero ni wizera Imana ikintu cyose usabye izakiguhereza. Amen. Impamvu hano kuri 24 havuze ngo nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishizaho umutima mwizeye yuko mubihawe kandi muzabibona. Amen. Nawe muntu dukurikiye ubu duteze amatwi uri mu Rwanda, waba uri hanze y'igihugu, waba uri muri Amerika, waba uri mu Bufaransa, ahantu hose uri upfa kuba uratwumva gusa ukumva ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Ahantu hose uri ni wizera Imana ikintu urayisaba wizera ko ikiguhaye. Kugeza nyine urabugisabye wizeye. Nugise Imana wizeye wace bugufi mu mutima wawe wihanye, Imana iraza kumanuka iguhereza ibintu wayisabye. Kuko ntabwo yakureka, ntabwo yagutererana. Kuko Imana ndabizera dukunda twese. Nawe muntu wihebye wowe uri mu bitaro, wowe urwaye, ufite ibibazo biguhangayikishije, biguhagarakisha umutima, iyi ndirimbo yibwire ngo Yesu nakangwa. Ijambo nibishoboka ntago rigeriwe. Ibibazo byonyine abari kubibwira. Nimara kubwira ibibazo ko Yesu adakangwa, ijambo nibishoboka ritageriwe. Kandi ikintu cyose nanayisaba, Imana iraza ikiguhereza. Kuko araba wayisabye wizeye Imana, ahamanya n'umutima wawe ko irabiguha, Imana iraza ibiguhe. Rero icyo nagusabira aka kanya kandi namwifuriza ni ukwizera Imana. Kandi ukareka no kubunza imitima, utekereza ko Imana itakumva, utekereza ko Imana yakuretse, kuko Imana iradukunda twese. Nawe utekereza ko Imana itagukunda, regaba ukora ibyaha nyine byinshi, ukavuga ngo ubundi ngiye Imana ntago inzi, ntago inkunda, nta nubwo yamfasha. Ariko kuko yakuremye nawe iragukunda. Rega ngo mbwira ko nyine Imana igukunda. Nyine akareka nkababwire kabafashe uko ngiye karamfashije. Hari umuntu yigeze kuza mu kigo cyacu umuvugabutumwa aratubwira ngo ntukajye wireba ngo uri mubi. Uko umeze kose uzajye wireba uvuge ngo Imana yandemye mu buryo butangaje. Haleluya. Nawe rero ahantu uri ibibazo byawe uri kunyuramo aka kanya ubibwire ngo Imana yandemye mu buryo butangaje. Ubwo buryo butangaje rero buratangaje nyine. Niwibona uvuga ngo Imana ntiyamfasha, ngo ntago inzi, nkora byinshi nyine bitiheje kibahero ngo ntiyamfasha. Ariko wowe icyizere uvuge ngo yandemye mu buryo butangaje. Niyo mpamvu rero yanamfasha kuko iranagukunda. Yakuremye gukunze, izahora inagukunda, nta nubwo izakwanga. Amen. Ahubwo ikintu nagushishikariza ni ukwizera Imana cyane, ukayikomezaho, ukayiringira kugira ngo yo imanukire kubana nawe ndetse no kugufasha makira neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane, urakoze mukobwa wacu Esther. Imana ikomeze kugumugisha kandi itindane nawe, namwe abadukurikiye muri hirya no hino ku isi ku migabane itandukanye. Uyu ni umunyeshuri aracyazamuka, aracyakuza imbano zo kuririmba n'ijambo ry'Imana.
twabwiye ko se ni umushumba ni umupasiteri arimo aragera ikirenge mu cya papa we. Ubwo rero Imana ikomeze kubishimira cyane. Nyuma uyu munsi turi ku itariki singahera 19, ejo ku ya 20 arajya ku ishuri kandi yigabayo. Ubwo rero tuba tumusabye nimero yiwe ariko nda telefone aratunga aracyari gushaka iby'ubwenge, nda telefone aratunga. Mudushaka rero mwaduhamagara kuyanjye vuga telefone yanjye ni 078 24 53 yego 826. Sawa rwose urakoze cyane. Ubwo rero iyi telefone ushaka uyu muririmbyi wayihamagara izacamo, tuzakwitaba tumukugezeho, bityo Uwiteka arusheho guhabwa icyubahiro. Reka dusengane Imana. Mwami Imana yacu turagushimiye, izina rye ryubahwe, wakoze imirimo n'ibitangaza ubana natwe. Mana turakunezewe cyane, izina rye ryubahwe. Ngaho nubane natwe tugirire neza, ineza n'imbabazi zawe bikore imirimo n'ibitangaza kugira ngo izina ryawe rishimwe. Cindana n'uwawe, ugirire neza umukobwa muto, umugirire neza, komeza umwambike imbaraga. Data usumba byose, ejo azajya kwiga, uzagendana nawe. Data twese mwiza, uzamuha ubwenge n'imbaraga no kunesha, uzamereze discipline. Data mu bandi banyeshuri, mu bari mu biwe, Data uzamugirire neza, uzagendana nawe. Kandi mwami wanjye mwadukunda senge n'abandi bagenzi be bigana ku kigo n'abandi bose bazajya gutangira kwigesho kuwa mbere, n'abakunda uyu munsi. Data usumba byose bagirire neza abo bose, ukomeze kubambika imbaraga. Arabagisha ubundi hashize abo bose Data batwese mwiza, uzabarinde impanuka, uzabarinde ikibi cyose mu izina ryawe Yesu Kristo. Kandi mwami musanga mudukunda abarimu babigisha nabo bahereza ubwenge, ubahereze gukunda leta n'abanyarwanda, ndetse Data mwamudukunda no gukunda abanyeshuri wabahaye mu gihe ngiki kugira ngo babarere. Data mucunse mwamudukunda ubafashe kandi ubegere kugira ngo izina ryawe rishimwe, kuko uri Imana ifite ubutware n'ubushobozi. Bana n'abana bawe ubagirire neza, bana n'abanyeshuri, bana n'abigisha bose ubarinde ikibi cyose mu izina rye rikomeye, bahereze guhuza kugira ngo izina ryawe rishimwe. Data mizere mwamudukunda nubana n'abana bawe ubafashe aho bari hirya no hino, ukomeze kubahumuriza. Kandi mwami yonye mwamudukunda sinabona no gusengera abarwayi. Data mizere mwamudukunda ndabasengeye aho bari hirya no hino kugira ngo ubagereho imbaraga zawe. Data miza zibageraho, imbaraga zikiza, imbaraga ziteka mu izina ryawe rikomeye. Data mucunguzi mwiza ubabere muganga. Abakobwa bacu turabasengeye, babandi dusanzwe dusengera. Data mwizina ryawe rikomeye mwamudukunda, babandi baduhamagara ku matelefone. Data usumba byose abo turabasengeye, reka imbaraga zawe zikora imirimo n'ibitangaza kuri bo kugira ngo izina ryawe rishimwe. Data abakobwa ubahereza ingo. Data Kristo mwamudukunda utanga akazi mu rubyiruko, mu bagabo. Data twese mu badamu utanga akazi gatandukanye hirya no hino. Data mucunguzi mwiza ucenzira mwami Uwiteka, abari gucuruza abari guhomba Data ubagirire neza, wongere wohereze marayika gutuma bunguka, bityo bahishe izina ryawe icyubahiro. Gumana n'abawe rero barenda muri byose kandi babashishe muri byose kubw'urukundo n'imbabazi zawe. Ngatubashije kuko uri Imana y'urukundo. Niko dusenza Imana, dusengera bene Data badukurikiye ku ma televiziyo iwabo, ku ma telefone. Data usuma byose abo bose bagirire neza kubw'urukundo n'imbabazi zawe. Ngadufashe muri byose kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen, 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 amen. Sawa murakoze. Imana ikomeze kuba duhera umugisha mwinshi cyane. Amen, amen.